ntangaje ku mugaragaro itangira ry'ishuri ry'umuziki rya diyoseze ya Kabgayi. Rizaba isoko y'impano nshya, isoko y'ubumenyi n'isoko y'ivugururwa ry'umuziki wa liturujia. Turifuza ko iri shuri rizagera kure, rikaba ishema rya diyoseze yacu ya Kabgayi ndetse n'igihugu muri rusange. Dusaba Imana iha umugisha iri shuri, iha umugisha abarimu, abanyeshuri n'ababyeyi. Iduhe twese gukorana umutima umwe kugira ngo intego twihaye izagerweho. Bavandimwe b'umuyoboro tumenye Kristo rumuri na Kiliziya TV, turabasuhuje mugire amahoro y'Imana. Kristo Yezu akuzwe. Umuziki mu iyogezabutumwa rya Kiliziya Gatolika. Tubagezaho ibiganiro by'iyogezabutumwa rya Kiliziya Gatolika bidufasha gucengera inyigisho za Kiliziya. Tubagezaho kandi ibiganiro bireba n'imibereho myiza ya muntu. Muri kumwe na Padiri Senane Frem, umupadiri wa diyoseze ya Kabgayi. Mutagatifu Pawulo intumwa mu ibaruwa yandikiye Abanyefezi umutwe wa 5 umurongo wa 9 aduhamagarira gusingiza Imana twifashishije indirimbo. Aragira ati: mufatanye kuvuga zaburi, ibisingizo n'indirimbo mubwirijwe na Roho Mutagatifu, muririmbe mwogeze Nyagasani n'umutima wanyu wose. Abakristo duhamagariwe kwogeza Nyagasani n'umutima wacu wose twifashishije n'indirimbo. Indirimbo ariko tubwirijwe na Roho Mutagatifu. Bavandimwe bakunze umuyoboro tumenye Kristo rumuri na Kiliziya, umuziki muri rusange ni ubugeni, ni art mu rurimi rw'Igifaransa cyangwa art mu Cyongereza. Tugenekereje tugatanga inyito, twavuga ko ari ubugeni bwo gusohora no guhuza amajwi mu buryo buryoheye amatwi, umuziki ukagera kuri roho binyuze mu matwi. Ubugeni bwo gusohora, guhuza amajwi mu buryo buryoshye ukagera kuri roho binyuze mu matwi. Inyito mu Gifaransa ni la musique est l'art de produire et de combiner les sons de manière agréable à l'oreille. Elle s'adresse à l'âme par le sens de lui. Umuziki ufite umwihariko kuba imvugo yoroshye mu gutambutsa ubutumwa bunyuranye. Mu gutambutsa ubutumwa bunyuranye hifashishijwe umuziki, hifashishijwe indirimbo, gufata ubwo butumwa biroroha ndetse ubutumwa bugakwira ku buryo bugakwira ahantu henshi, abantu bakabwibuka ntibabwibagirwe ku buryo bworoshye. Mu murimo yahawe na Yezu Kristo wo kogeza ijambo ry'Imana, Kiliziya yakomeje kwifashisha ubwo bugeni nk'umuziki cyangwa ubwo buhanzi mu gusohoza ubwo butumwa. Uretse kuvuga umuziki muri rusange, hariho n'umuziki nyobokamana. Kiliziya yifashisha umuziki ukaba ushingira ku ijambo ry'Imana. Indirimbo zifasha Kiliziya kwamamaza ijambo ry'Imana, kwigisha ijambo ry'Imana, kwigisha, gufasha abantu kwakira inyigisho zayo. Umuziki ugashingira by'umwihariko ku ijambo ry'Imana, twavuga ko ari umuziki nyobokamana. Reka tuvuge muri make ku mwanya wo kwigisha umuziki twifashishije inyandiko y'inama nkuru ya Kiliziya yabereye i Vatikani bwa kabiri hagati y'umwaka wa 1962 n'umwaka wa 1965. Inyandiko y'inama nkuru ya Kiliziya yabereye i Vatikani bwa kabiri ivuga kuri liturujia yitwa mu rurimi rw'Ikilatini Sacrosanctum Concilium
isobanura neza uburyo umuziki ufite umwanya wihariye mu bundi bugeni cyangwa ubundi buhanzi kubera isano ryihariye umuziki ufitanye n'ijambo ry'Imana. By'umwihariko iyo nyandiko Sacrosanctum Concilium isaba ko umuziki wakwigishwa mu maseminari, muri za novisiya cyangwa muri za novisiya aharererwa abafurere n'ababikira, mu yandi marerero aho kiliziya ifasha abakristo banyuranye mu nyigisho za kiliziya, mu mashuri ndetse n'ibindi bigo bya kiliziya. Iyo nyandiko isaba ko hakwigishwa muziki. Inyandiko y'inama nkuru ya kiliziya yabereye Vatikani bwa kabiri Sacrosanctum Concilium igasaba by'umwihariko ko abarimu batozwa neza ibijyanye n'umuziki nyobokamana, musique sacrée, kuko nyine bafite umwanya wihariye wo gufasha abandi babigisha. Abarimu rero bagomba gutozwa ku buryo bwihariye umuziki nyobokamana kugira ngo bafashe abandi. Muri uru rwego iyo nyandiko ivuga kuri liturujia Sacrosanctum Concilium isaba ko iyo bishoboka hashingwa amashuri makuru yigisha umuziki nyobokamana. Uko kwigisha umuziki nyobokamana, inyandiko Sacrosanctum Concilium isaba ko abahanzi b'indirimbo batozwa ibijyanye na liturujia kugira ngo indirimbo bahanga zifashe koko mu iyogezabutumwa. Abahanzi b'indirimbo basabwa guhera mbere na mbere ku ijambo ry'Imana, texte bakayivoma mbere na mbere mu ijambo ry'Imana, texte y'indirimbo bahanga. Muri urwo rwego nyiricyubahiro Musenyeri Balthazar NTIVUGURUZWA umwepiskopi wa diyoseze ya Kabgayi yatangije ishuri ry'umuziki rya diyoseze ya Kabgayi tariki ya 8 z'ukwezi kwa 4 2026. Iryo shuri ry'umuziki rikaba ryarahereye ku cyiciro cy'abana batoya ariko n'abandi bakaba bazabageraho. Ni byiza rero ko ababishoboye bakwitabira iryo shuri rya muzika muri diyoseze ya Kabgayi, ndetse twese abakristo tugakomeza kwifashisha indirimbo gusingiza Imana mu kwamamaza inkuru nziza y'umukiro wa Yesu Kristo. Mwese rero ndabashimiye. Imana ibahe umugisha, Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amen. Uyu munsi ni umunsi udasanzwe mu mateka ya diyoseze yacu ya Kabgayi. Ni umunsi w'ibyishimo n'ishimwe, aho dutangiza ku mugaragaro ishuri ry'umuziki rya diyoseze yacu ya Kabgayi. Iki gikorwa si igikorwa gisanzwe gusa, ahubwo ni intambwe ikomeye igaragaza icyerekezo cya kiliziya yacu mu guteza imbere umuziki, cyane cyane umuziki nyobokamana, no kurushaho kunoza imihango ya liturujia. Nk'uko Pateri yabitwibukije, diyoseze yacu kuva kera yabaye umusingi n'isoko by'umuziki, umuziki nyobokamana. Byongeye, umuziki ntiwigeze uba ikintu cy'inyongera gusa mu buzima bwa kiliziya, ahubwo wamye ari igice cy'ingenzi cy'isengesho no gusingiza Imana. Indirimbo zacu, injyana zacu n'amajwi yacu bifasha abakristo kwinjira mu isengesho ryimbitse no kwegera Imana mu buryo burushijeho kuba bwiza. Biradushimisha kandi kwibuka amateka yacu, cyane cyane nk'uko babitwibukije,
musenyeri wa mbere wa diyoseze yacu, musenyeri Yohani Joseph Hirt, twitiriye n'iyi santere turimo, yari umuntu w'umuhanga mu muziki. Uwo mushumba mwiza ntiyabaye umuyobozi gusa w'umuryango w'Imana, ahubwo yanabaye umurezi mu by'ubuhanzi, by'umwihariko mu muziki. Yari azi neza ko umuziki ufite imbaraga zo guhindura imitima, zo guhuza abantu no kubafasha guhura n'Imana. Uyu murage yasize niwe dukomeje kubakiraho uyu munsi. Iyo tuvuga umuziki, cyane cyane umuziki nyobokamana, ntituba tuvuga amagambo n'amajwi gusa, ahubwo tuba tuvuga ubuzima bwuje ukwemera. Ibyanditswe bitagatifu bitwereka neza ko mu ijuru hari umuziki uhoraho. Abamarayika n'abatagatifu bahora baririmba bavuga bati: nyir'ubutagatifu, nyir'ubutagatifu, nyir'ubutagatifu ni Nyagasani Imana, umutegetsi w'ingabo, nahabwa impundu mu ijuru. Ibi twibutsa ko liturujia dukorana ku isi ari ishusho rya liturujia yo mu ijuru. Bityo rero umuziki wacu ugomba kuba mwiza, uteguye neza, kandi ujyanye n'icyubahiro cy'Imana. Bityo rero umuziki wacu iyo ari mwiza, ubudutegurira kuzabaho neza no kuririmba neza no muri liturujia yo mu ijuru. Ni muri urwo rwego iri shuri rya diyoseze yacu, iri shuri ry'umuziki, rije nk'igisubizo ku cyifuzo cyo kurushaho kunoza no guteza imbere umuziki. Umuziki wa liturujia niwo nshaka kwibandaho. Iri shuri rizaba ahantu ho kwigira, ho gukuza impano, ho gutoza abakiri bato n'abakuru kugira ngo bashobore gukorera Imana babinyujije mu muziki. By'umwihariko iri shuri rizafasha abana bacu n'urubyiruko kuvumbura no guteza imbere impano zabo. Koko rero hari abana benshi bafite impano zikomeye ariko batabona aho bazikoresha cyangwa abazibafashamo. Uyu munsi tubahaye urubuga rwiza ruzabafasha gukura mu bumenyi no mu muco wo gukunda ibyo bakora. Tuzabigisha kuririmba, gucuranga, gusoma no kwandika umuziki, ariko cyane cyane tuzabigisha gukunda Imana no kwikorera binyuze mu mpano zabo. Iri shuri kandi rizabe umusingi wo kunoza umuziki wa liturujia muri diyoseze yacu. Turifuza amakorali aririmba neza, afite ubumenyi kandi asobanukiwe n'icyo aririmba. Turifuza abacuranzi bafite ubuhanga, bashobora gufasha abakirisitu gusenga neza. Turifuza abayobozi b'amakorali bafite ubushobozi bwo kuyobora neza no guhuza amajwi mu buryo bwiza. Ibi byose iri shuri rizadufasha kubigeraho. Muri uru rugendo ntitwakwibagirwa gushimira abantu bose bagize uruhare mu gutuma inzozi iba impamo. Ndashimira byimazeyo abapadiri n'abarayiki bakoze batizigama, bakitanga n'umutima wabo wose kugira ngo iri shuri ribeho. Mwatanze igihe cyanyu, imbaraga zanyu, ubumenyi bwanyu n'ubwenge bwanyu. Nari nararose iyi nzozi, none mumfashije kuyishyira mu bikorwa. Uyu munsi turimo
kuyisogongera. Nimubishimirwe. Ndashimira kandi namwe babyeyi, ndabashimira mwatugaragarije icyizere gikomeye mutwoherereza abana banyu. Uru ni urugendo rusaba ubufatanye bwanyu n'ishuri. Inkunga yanyu ni ingenzi kugira ngo abana bacu bagere ku ntego nziza. Babanshimirire. Bana bacu, banyeshuri ba mbere b'iri shuri, mwe mutangira urugendo, muri ab'ingenzi cyane. Bana bacu, I thank you so much. Muri intangarugero ku bazaza nyuma yanyu. Muzakoreshe neza aya mahirwe muhawe. Muzige mushyizeho umwete. Mwubahe abarimu banyu kandi mukuze impano zanyu muzihuza n'urukundo rw'Imana. Nyagasani abahe umugisha. Reka soze iri jambo nifuriza iri shuri ry'umuziki rya diyoseze yacu ya Kabgayi gukura no gutera imbere, rizaguke mu mubare no mu bwiza bw'inyigisho, rizaba isoko y'impano nshya, isoko y'ubumenyi n'isoko y'ivugururwa ry'umuziki wa liturujia. Turifuza ko iri shuri rizagera kure, rikaba ishema rya diyoseze yacu ya Kabgayi ndetse n'igihugu muri rusange. Dusaba Imana iha umugisha iri shuri, iha umugisha abarimu, abanyeshuri n'ababyeyi. Iduhe twese gukorana umutima umwe kugira ngo intego twihaye izagerweho. Imana ikomeze ibane natwe muri uru rugendo. Ni kuri uwo mugisha n'ibyifuzo byiza kuri iri shuri ryacu ntangaje kuri itariki ya 8 Mata 2026 ntangaje ku mugaragaro itangira ry'ishuri ry'umuziki rya diyoseze ya Kabgayi.